Ya Utuniga Tw'Iki Gihe nyine mani bro tuzanwa na sex nyine nikahitandrani kandi nyine ntago babigezweho uzishyira ikimbabaje njyewe ngo Utuniga bro nutubwa mani nutubwa none se impamvu bitimbwa nukubeye ngo nukwera sex cyane rwose nikahitandrani nugukubita bakomeza kandi ntago bigezweho aba baby turashaka true love urabona umusore atarabikoze tubwize ukuri biramusa ngiye nabibonye kuri ubu ngubu kubona umuhungu w'imanzi biragoye bro biragoye pe ase ngiye se ko ndi manzi buriya nta mafaranga ugira abahungu batagira amafaranga baba ari imanzi aho ndabyemera na sex gusa umunsi wa mbere mwarahuye cyane muraganira bisanzwe umunsi wa kabiri gusa urukundo akaniga gatabasha no kwishyura facture yaho mwankwereye se nta kintu kirimo yari yanagusohokanye kombe cyane none se azana ibya sex na facture kwishyura byamunaniye nta kintu kirimo rero none se yabigusabye muwe buke ego ko mwe mwasohokiye ngo yari yanakagendanye bro vugisha uko ego ko yanagashyize ku meza nanjye narumiwe iyo agashyize ku meza uhita wibwiriza nyine buriya rero hari amafaranga utakobokeye wimbwira ngo amafaranga narihirinze njye kuyagura oya amafaranga umuntu atakobokeye niyaryo ibe byiza kubakurikirana ibiganiro by'ubumwe media icyo twababwira turakunda cyane tubikuye ku mutima yewe mbibona muri comment mutubwira yuko turi abantu b'intwari ko turi abantu b'abagabo icyo natwe twababwira turakunda cyane cyane ndasuhuza boss wanjye mubwire yuko nanjye ko mukunda bikuye ku mutima impamvu ngushimira nuko uma umugati wo kuha abana banjye we no guha umugore icyo nakubwira Imana ije igusubiza aho wakuye rero uno munsi garukanye n'umujene n'umukobwa uno mukobwa agiye gutangira yibwira abantu bakurikirana umwe media ni umujene nawe bibwira ariko uno mujene musanzwe muzi muhaye ikaze we sister murakoze amazina yanjye nitwa Akuzwe Models Akuzwe Modo yeah yes icyumva izina ngengeze ubwo Modo yeah none se Modo riturukanye ndi umumodo uri umumodo yeah niyo mpamvu ariko ikintu cy'umumodo bikugaragara bitewe n'ukuntu wambaye iyo ngofero nibyo bigezweho none se ubikundira iki ni impano y'umuntu nyine ndabikunda yeah ni impano ufite hereze mikoro umujene nawe ndabona afite furi njye nageze ubwo nibwira abadukurikiye murakoze cyane bakaba banyita Emi ndakeka atari ubwa mbere mu mbonye ntabwo ari ubwa mbere bakubonye cyane pe none se umunsi twahuyeho wambwiye yuko abahungu ngo bafite imico imeze ukuntu itari myiza iyo mico wabonye yarahindutse cyangwa iracyari kwa kundi cyane tumubwije ko natakubeshye bitewe n'igihe gishize tubiganiraho bya bintu mbwije ko natakubeshya abahungu nyine tunsigaye mbona barahindutse nyine mo gake byaracitse ariko nyine ntabwo byari byashira cyane pe tubiriza mikoro mu moto rero ejo bundi waranyandikiye kuri WhatsApp sinzi nomero zanjye wazikuye urambwira ati abakobwa b'iki gihe ngo mwarambiwe abasore b'iki gihe kubera iki ngo nimbwa iryo jambo ari nyibwe ngo nimbwa ya Utuniga Tw'Iki Gihe nyine mani bro tuzanwa na sex nyine nikahitandrani kandi nyine ntago babigezweho uzishyira ikimbabaje njyewe ngo Utuniga bro nutubwa mani nutubwa none se impamvu bitimbwa nukubeye ngo nukwera sex cyane rwose nikahitandrani nugukubita bakomeza kandi ntago bigezweho aba baby turashaka true love oya nyine njyewe wambwiye story y'umusore mwakundanye iyo story isa nkaho yimbwira wongera uyimbwire nano bakurikiye umwe media bayumve ku byagenze yeah bro umuhungu wa mukati nakundanye n'akaniga nari iminsi 2 irashira ngo sex bro ntago babigezweho iminsi 2 gusa iminsi 2 none akaniga katagira n'amafaranga njye nawe sinyukundana n'ubuniga butagira amafaranga niba nta mafaranga ufite ikomereze bro nabone se amakosa sayo wamwemereye iki
hari amafaranga afite. erega ntabwo uba uzi mu ikofi yiwe byaje kwanga bro nasanze nta kintu kirimo aragendwa na sex gusa. Umunsi wa mbere mwarahuye cyane muraganira bisanzwe, umunsi wa kabiri gusaba urukundo, akaniga katabasha no kwishyura fagitire yawe mwanywereye se nta kintu kirimo. yari yanagusohokanye kumbe cyane, none se azana ibya sexy na fagitire kwishyura byamunaniye, nta kintu kirimo rero. none se yabigusabye muwe buke? Ego ko mwasohokeye ngo yari yanakagendanye bro. vugisha uko. Ego ko yanagashyize ku meza nanjye narumiwe. Iyo agashyize ku meza uhita wibwiriza nyine ngo nagendanye nga kodomu cyane rwose. ariko ngo abasore b'iki gihe nabo ngo ntibajya bakoresha kondomu ngo barayanga gusa. None se hari umuntu urira bombo mu ishashi bro? Ntabwo bibaho. ase bayangira iki? Ntabwo warira bombo mu ishashi, ntabwo ibyo bintu bibaho. Ubwo si bwo wakumva uburyohe bwabyo. Ikibazo kindi ni uko mubikoreraho mugasanga mwanduriyemo iza ndwara ngo bita za sida. Ni bwa buniga nyine bw'ubugoryi bugenda buheheta. ariko hereza uno musore mubwire, ariko ngo abasore b'iki gihe ngo hari ukuntu ngo mujya mukora inoze imibonano mpuzabitsina ngo kuyaga umukobwa utamutera inda ngo wajya kurangiza ukarangiza wavanyemo. nyine urebye abahungu bari mu byiciro bibiri. abahungu hari umuhungu ufite amafaranga urimo urumva uvuga yuko njye nshatse nanamuteye inda n'ako kanya mfite amafaranga yuko nahita mushingira ibintu agakora n'ibindi byose. rero noneho muri abo ngabo barumbwiye ngo abandi ngo bahita bajya kurangiza bagahita barangiriza ahandi, bakarangiriza hanze kugira ngo zananga ngo zitajya ajyamo imbere ngo bakamutera inda. abo ngabo nyine urebye we nta bicira bafite, muri make wagira ngo ajya kurangiza agahita atangira gutekereza yuko ndamutungisha iki. urimo urumva nasigaye. ariko njyewe none se iyo zitamugiyemo icyo gihe ntabwo atwita karimo mwabikoze cyari kareka nyine none se kubizi nawe yatwita gute se kandi zitagiyemo? ariko usa nk'umuntu wabikoze. arabikoze ntumbeshye. cyamubwije ko natakubeshye nyine ntabwo byabura. hata sister modo urabona uwo musore atarabikoze tubwize ukuri biramusa njye nabibonye. Kuri ubu ngubu kubona umuhungu w'imanzi biragoye bro, biragoye pe. arase njye se ko ndi imanzi buriya nta mafaranga ugira. abahungu batagira amafaranga baba ari imanzi, aho ndabyemera. ntabwo wabaye imodoka mfite yaragura uruhande. oya ubwo sinzi ukuntu byagenze. ndi imanzi ubwo ni ku bushake bwawe nyine, ariko ubu niyo mpamvu imanzi zigihari ntubeshyire abasore. oya abo twahuye bose nta kintu kirimo. none se uwo musore nyuma y'aho abigusabye ukamutera indobo mwongeye kuvuga cyangwa ntabwo mwongeye kuvuga? Kareka yego ko naranamuborotse. ubwo mwamuvugana iki? Kareka namuborotse kuri phone yawe nziza nabonye. wayibonye ariko bro? ariko yerekeye muri kamera izuminge neza. bari kuyireba. ariko none se abakobwa b'iki gihe nta kazi muba mufite. izo phone muzikure. iPhone ufite njye nayo mfite. amafaranga muyakure yo kugura iPhone. amafaranga yo kugura phone ntago yabo ndetse n'abantu muziranye. ubwo muri make ariko ijya mbyumva ngo abakobwa b'iki gihe ngo mukura abahungu. ubwo se ubwo udakura waba ubaho ntabwo ubaho. ubwo muri make ukura abahungu ese byabura? nyamuneka umuntu ukurikiye ubumwe medi uriya mukobwa mumwirinde. oya ndabivuze no ugiye kunyicira isoko bro. bakwirinde. oya winyicira isoko. uri umuntu wambona none se niba ukura abakobwa nako abahungu ubwo urumva bitageze kure. nese abahungu bo ninjije. ntabwo ari injije. ubwo nyine hakurika injije. abahungu b'iki gihe ariko nabonye batakinarekura. ushobora kuba ugira amahane wa mukobwa. oya ni amahane nayo. none se reba iPhone ufite. yakuri kuyireba. oya njyewe kameramani yerekane neza. ikangaye njye ntabwo impamvu ntatabizi njye nikoresha za imagine izo nikoresha ntabwo zigezweho. ni kangaye iyo phone se ntabwo nzi ubwoko bwayo. ni 11 bro. cyane batazi icyongereza. yego ko ni 11. mu gifaransa. yego ko ntabwo twize mu gifaransa bro. ni 11. cyane 11.
unzi none se uno musore ejo ndi kwa turimo turaganira ambwira yuko umukobwa bakundanaga batandukanye kubera iki umukobwa bakundanaga ari agasore gaciye inyuma kakamutera inda urumva nuko umukobwa aramukoringa ngo bamaze kuyinshyiramo umuhungu arivumbura mumere mikoro none nyuma y'uko yivumbuye wivumbuye byagenze ute ndetse nyine umukobwa nigeze gutya nzambona arimo aragenda nimugoroba ntabwo arimo araza akarara hanze nimenya ahantu ajya nyine nza kubigiraho ikibazo gikomeye cyane urumva nyine ubana n'umukobwa nyine uzabona ntabwo arimo araza ubigiramo ikibazo gikomeye cyane njya kugira gutya dubitana n'umutipe arandabona n'inshuti yanjye arambwira ngo hari undi mutipe namubonanye nawe siko hari undi mutipe namubonanye nawe shanza kubigiraho amatsiko nabati ngo reka nzareba umutipe bari kumwe na sheri wanjye n'iki ndewe ubundi ubu yamukurikiwe n'iki ni icyo kintu yambuzeho nza kumukurikira mu baby nza gukubitana nawe umutipe aje kumutwara mu modoka ndabibona kunyine sinabita ndarumva nyine narabaretse baragenda nyine nza kumureka aragenda amaze kumureka amaze kugenda aza gushira iminsi 2 yongeye kugaruka iminsi 2 irashira atarayagaruka uyu wa gatatu nibwo yahise agaruka amaze kugaruka mbibwira ngo ati se bimeze gute nuko iki usigaye ugenda no nambwiye umukobwa akambwira ati ngo ibyo ngibyo byihoreye cyane pe wayitonze kandi nzakubwira none se wamuteye inda ubu muri make ntabwo mukivugana reka baby nawe tukivugana ubundi muri make ntabwo ni nkaho tutakibana ko nyine yaragiye nawe tukibana nyine none se ko yicaranye n'umukobwa mwiza pe umukobwa ni mwiza njye namwikunde ase ko wambaye n'impeta we aho hantu wambaye impeta bisobanuye iki yego ko biri mu nzira oya se ntuzi impamvu se ntangiye guhita mvuga ati k'uyu musore nabonye nari bigiwe mwakwibaniye cyangwa mukikundanira mukabumwe buriya abaye afite n'amafaranga twabijyamo da ese uzabonye yambaye ibyanga cyangwa se abantu ntibavara njye wasanga atavaye yego ko wa musore ufite amafaranga cyangwa urimo abasore b'imbwa yahoze avuga nkubwije ko natakubeshye njye ntaho ndi muri wa basore bavazwe bagiye kuva reka naba nkubeshye cyane rwose ibi wabyiguriye shumi yanjye njyewe muri make njyewe ndihiringa nkashaka ibintu mu mafaranga yanjye nakobokeye cyane pe none se sister we nkodo urumva uyu musore niba yihiringa ahubwo inyuma ya kamera muze guhana nomero mutange mujye muvugana havamo akantu niba yihiringa byapfuye naho nzi ko biba biri aho ngaho afite akazi nyine ubwo ni ibiraka nyine nawe urabyumva none si ibiraka hari igihe uba ukora ibiraka ugasaba uteye ikiraka cy'ibihumbi 100 ibihumbi 100 ku munsi biba byabaye yego ko nagasa nk'ubikorera ku munsi pe ubu muri make uramuhakaniye cyane kandi buriya ugasanga Imana iraguhanye Imana ntabwo yamana kuguhana yaguhana ntuse niba ubiboneye umusore nk'uyu nguyu wicisha make wigeze ubona avuga byinshi hari undi Imana yageneye buriya uzajya ungurira iPhone buri uko nzishatse ariko meyo ukunda iPhone wa mukobwa udakunda iPhone wakunda iki nizo zigezweho reka nkubwire rero njyewe dukundana ukawuteye uki ntabwo byavamo igumanira ziracyahari nyinshi none se reka dusubire mu buzima busanzwe uri umumoto ni izihe mbogamizi muhura nazo mu bumoto imbogamizi shani nyinshi zigiye zitandukanye nyine n'izihe nyine nsobambwira n'izihe shani nyinshi pe ntabwo nabona ukuntu mbivuga ntabwo mwabura abantu babaca intege cyane kuba umuntu ari mugufi atari muremure bihagije si uri muremure si ubundi muremure bagutumye umufasha ni muremure wanjyana n'ibyo birimo cyane none se fashion irimo amafaranga fashion iri aho nyine ntago ndenze nyine umuntu aracyazamuka buriya nagera hejuru azamenya ibyo ari byo dusoza rero
niye nama wagira twa dusore twimbwa, niye nama wabagira? bro ngiye reka mbagira inama y'akagabo. Niba uri umusore ukaba uri imbwa nyine nawe urabyumva imbwa zirigaragaza, especially ukabona n'amafaranga ufite, kundwa na nyoko gusa bro. Cyangwa ubanza ukorera ikofi and then uzajya gushaka icyana nyuma. Ako niba nta kofi ufite igumira iwanyu. None se niye nama wagira abahungu? Niye nama wagira abahungu? Nibabanze bakorera amafaranga. Abakobwa? Tuvuye ku bahungu, niye nama wagira abakobwa? Nama nagira abakobwa bagenzi banjye, niba ukundana n'akaniga kadafite amafaranga katira. Niba ukundana n'akaniga katabasha kukugurira iyi phone, bro nta kintu kirimo, iwabo baracyamugurira box ngo rero nakundwe na nyina gusa. Uramaganye? Reka. Niba ukundana n'umuntu atakugurira iyi phone, banza uyirebe bro. Iyi ngiyi ubwo ngubwo nta kintu kirimo, katira. Ariko umwoza hano. Katira bro, niba ugitunza akaneke nyine wowe wahiye. Wahiye gumi iwanyu bro. Cyane. Icyazo nagaranyikiwe. Nifite benzi hariya. Oya genda, ukaba ufite akaneke se? Akaneke nyine niko nikundira. Wankoza ahantu wa mukobwa wankoza. None se muhungu, niye nama wagira abantu bakurikiye Ubumwe Media? Dusoza. Nanjye ikintu nabwira abantu badukurikiye ku Ubumwe Media nuko intego twaba dufite ni ukwizamura, mukadukurikira, tukatuzana abantu bavuga ibintu byungura, nyine byungura cyane. Niyo nama wabagira? Cyane pe, ariko byaraka n'umukobwa yavuze numva ntabwo byaba ari sawa nyine ngo murimbwa pe, ngo turimbwa, ngo umukobwa udafite amafaranga, ngo umuhungu udafite amafaranga, ngo ntabwo byavamo. Uyu mukobwa nyine mwibareza akantu gatoya, ese umbwije ukuri utambeshye, siko ndabizi ibyo maje kubona 90%. Abakobwa bakurikira abahungu ariko baba bafite amafaranga. Ese umbwije ukuri utambeshye, wowe ntabwo wayashaka, wagize kuyashaka mu byo ufite, ni iPhone nabonye ufite, ntabwo wayashaka kuko yiringa amaziga ko yigurira atari umuhungu yikugurira. Kuriya rero hari amafaranga utakobokeye. Wimbwira ngo amafaranga narihirinze njye kuyagura. Oya, amafaranga umuntu atakobokeye niyaryo. Niyaryo cyane. Ariko uyu mukobwa rero akakubwire njye nakwikunde n'ubwo wankoza ahantu. Ubutano amafaranga se, niba ufite amafaranga byabaye. Njye ndimo ndashaka ko uzama ikiganiro wenyine cyane, kuko ufite imyumvire y'ubungubu itari ya kera. Koko urimo abakobwa bahindutse, tugenana n'ibigezweho. Gaho nyumvire, ugenana n'ibigezweho cyane. Okay, narababwiye yuko everyday just ari ukubahereza ibiganiro byiza cyane. Mwari muri kumwe n'umukobwa mwiza cyane, nubwo ateye ubwoba ngo agenanwa n'ibigezeho n'undi musore nabonye wicisha bukeya makeya cyane, ntajya avuga ahora acecetse. Ariko icyo twababwira, turakura cyane, tukuye ku mutima. Subscribe, comment na share. Yewe ciao ciao.